Amakuru mashya y'amahano yatandukanye n'umugore we kandi batandukana nabi bikekwa yuko yabaye amukubisa akanamugongesha n'imodoka. Uyu mugore witwa Uhorizagura Florian yamenyekanye cyane nka Yampano, ni umusore wagiye uvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mu mwaka wa 2025 yigeze kuzuza arena, mu mwaka wa 2025 nanone hasohoka amafoto y'ubwambure bwe ku mbuga nkoranyambaga. None ubu ngubu Yampano ari kuvuga yuko yakubise umugore we. Ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga nyinshi byaba bitangaje kuba waca kuri video 5 utabonye kuri video ivuga kuri Yampano ko yakubise umugore we. Ese ubundi bingibi abantu benshi bari kwibaza ngo byaba byatewe n'iki? Abantu benshi bari gushyira mu majwi menshi bavuga yako Yampano yaba yarahamutse bikaba biri kumutera gukora bingibi. Muri ubundi byagenze gute ku buryo uyu nguyu Yampano yifata agakubita umugore we? Umugore wa Yampano yemeje ko bamaze gutandukana ndetse bikaba mu buryo bubi nyuma yuko Yampano amukubise ndetse akanamugongesha imodoka. Umugore wa Yampano akomeza avuga ko Yampano amugongesha imodoka kandi akabikora ku bushake ndetse bikanamukomeretsa. Ibi uyu mugore yabyemeje ubwo yari ari mu kiganiro yagiranye na Godfather ku rubuga rwa TikTok. Kuri ubu biravugwa yuko Yampano yamaze gutabwa muri yombi akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB Kanombe. Kugeza ubu ngubu nta rwego rurayemeza amakuru yitabwa muri yombi ya Yampano ngo hatangazwe n'ibyo akurikiranyeho. Gusa mbere yuko Yampano yitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB, turi video yamaze gusiga ku rubuga rwa Instagram. Muraho neza, ni Florian Uhorizagura Yampano wabo. Ndi hano rero kugira ngo mbasobanurire ikibazo nahuye nacyo muri no minsi. Ni byinshi twagiye duhura nabyo ariko byinshi byabayeho. So njyewe rero nagize ibibazo igitekerezo cyo gushaka umugore, hura n'umukobwa turaganira, mubwira yuko nifuza yuko yazambera umugore. Arambwira ati nanjye nakubera wambera umugabo. So ikintu cyabayeho ni amakosa ariko nanone numvaga atari amakosa kuko numvaga ni umuntu mukuru kandi ndi umuntu mukuru, ntabwo naza n'umugore ntashoboye inshingano z'urugo, ntabwo naza n'umugore nashoboye kubaka urugo. Ariko ikintu cyabayeho, umugore yaje mu buzima bwanjye nteranya n'inshuti, nteranya n'abavandimwe mu buryo ntabasha gusobanura mvuge ngo yarambwiye ngo nguriya, ariko yankorera gutuntu, namwe murabizi muri abantu bakuru, ku buryo ancomekanya n'abantu. Ibazeho umuntu ageraho akwangisha ababyeyi. Ibyo twarabirenze, ndavuga ati okay, niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu, n'ubundi ababyeyi ntabwo aribo banyubakira, ninjya mbakumbura nzajya kubasura, si ngombwa ko bazana. Muzi ibintu byose byabayeho, twagize gutya duhura n'ikibazo, video ijya hanze yacu cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru. Ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva, umugore ntabwo yongeye kunyubaha, mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose, umaze kwiyereka n'ukora ikintu cyo cyose nzagufungisha. So nagerageje uko nshoboye shaka inshuti. Mfite manager wanjye witwa James aba muri Amerika, yaramaze iminsi aba mu Rwanda. Mamagara James, mamagara mu rugo, turaza twiga ku bibazo bya hano. Ndababwira ati rero ikintu kiza kitera akaduruvayo mu rugo rwa hano si uko turwana cyane, ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana, umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza. Ntamubwira nti ariko kuki cyo kuvugira hejuru, wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo ukareka kuvugira hejuru. Ibyo byose twarabirenze. Noneho tuza kwihira umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose, buri umwe wese azavamo. Vava njyewe nagiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba. Ngeze ku kazi ntahurira n'ibibazo, challenge z'akazi zarizo zose, bigera mu masaa 9 naramuhamagara. Ariko mu by'ukuri nta rundi rwango nari mufitiye, ntari nsinzaho musize, nari ndi gukoresha buryo kibushoboka ngo naye. So kandi urabizi ko gufunga ari mu masaa 8. So rero amasaha yadufatiyeho nkiri guperforming. Icyo gihe rero yarampamagaye ndamwitaba, ariko ntinumva afite uburakari bwinshi. Nibwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi. Ndamubwira ati ariko se uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi,
ese njyewe nari ngiye mu kabari, ese mbese mbwira ikintu nari ndimo. Arasara, biba ngombwa bya bindi nababwiraga byo kuvugira hejuru. Ndamubwira ati ariko ukeneye mani kujya uceceka ukavugira hasi. Ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana. Ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi. Ubwo nanjye ikintu nakoze, nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya ku irebero. Ngiye ku irebero, ngeze ku irebero, umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Ati uri kwimuka? Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako, ibiki, ibitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nimva nkamusanga ahantu ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo, sange ni njyewe uri kubiryoza. Ikintu nakoze, nahise ngendera uko, nahise ngenda. Iri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe na ribu, narindi higiriya Bukavu. Ubwo umuyobozi kuri ribu banyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yarakureze. Ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka iki? Nti ibintu tubayeho, hari n'ibindi ntavuga kuko sindi hano kumurega cyangwa kumushinja, ariko umuntu wambaniye bitari byiza pe, mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza. Njyewe vava kigera mu buri buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katobaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi. Ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi, kumbi ariko sinicinga. So icyo kintu cyo kujya kundega rero, yakubise agatoki ku kandi ati uya mpano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo nibyo, ubu mu mwaka umwe vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Namwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu mbirengaho, ndakomeza ndamukunda. Nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situation z'ibibazo by'amavideo, reka mureke simushyire kuri pressure, mureke. Ubwo ngubwo ikintu naketse, yaratwite, yarafite inda iri mu mezi 5, kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranja cyane, akanira stress, agashaka impamvu zituma ava mu rugo, akagenda akazagaruka inda yaravuyemo. Ni ukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange, ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, niko kuri. Hari n'abantu bamuzi nk'ubu ntihabura umuntu uzivava ari kwita understanding ibintu ndi kuvuga. So ikintu nababwira, ni mwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute, ntimugire ubwoba, ndahari kandi ndahari. Niyo banjyana, icyo nzi cyo nuko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera, ariko Uwiteka arahari ngo aducire urubanza. Murakoze kandi reka nkwibutse gukanda subscribe kuri naco n'ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge n'ibizaye bisohoka nawe ujye ubibona mu bambere. Kino kiganiro kandi like nimba wagikunze, gisharinga inshuti zawe. Reka tuhurire mu biganiro by'ubutaha, nituza kugira icyo tumenya kuri ano makuru yuko yampano ko byamugendekeye, tuzaza kubibamenyesha. Cyangwa managa muri kino kiganiro banyita Promise niyo nagize, aka the king of this upward plus 234. Ni amazina haye n'iryankwe. Gusa n'iryankwe yaremeye kurya ibiti, tinaremeye kugusobanurira. Gita Mesi.